urya ibintu byinshi ugatsepfura wamara kumwe ibintu runaka ugatsepfura cyangwa se ugatura imibi cyane cyane ariko igihe cyose ukumva rimwe na rimwe birakubangamira kuko uri nko mu bantu wese mutuje kumva umuntu atuze nk'ikintu kinini cyane cyangwa kumva umuntu atangiye kugera atsepfura ariko gutsepfura kwa kundi hari gusepfura bisanzwe no gusepfura bisoundinga nabi cyane cyane ese wari ikintu kibitera giye kuganiriza ibintu 10 bitera gutsepfura cyane cyangwa se no gutura imibi cyane kandi byinshi bituruka ku bintu dufata bituruka ku bintu dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi ngiye kubikuganirizaho uveho nyine umenye byari byo utegereze kugeza video irangiye urahita usobanukirwa impamvu ugira itsepfu ubundi tsepfu rimwe na rimwe hari ukuntu iza cyangwa se no gutsepfura cyangwa se gutura imibu cyane ko ari ibintu bisanzwe ntibikujya ariko nabo bijya hari ukuntu utsepfura rwose mu gatuza hakenda gusandara icyo gihe biba byatewe n'ibintu byinshi bitandukanye ikintu cya mbere gitera gutsepfura cyangwa se no gutura imibu cyane cyane no kurya vuba vuba ufite akazi lunch time yageze maybe wayikoresheje ibindi bintu uri kurya vuba vuba wirukanka ufite ishuri ugiye kwateninga uri kurya vuba vuba wirukanka ufite akazi uvuyemo ugiye mu matsinda ugiye mu masoko uri kurya wirukanka cyane ariko bora ntabwo uzi ko uri kwideceiving niyo mpamvu biba byiza iyo uhishije hakiri kare urugero ku bantu babishobore ukicara ukarya utuje utari kwirukanka cyane icyo gihe rero iyo byakubaye uri kwirukanka cyane cyangwa uri kurya uri kwirukanka cyane nibwo usanga watsepfuye binajyana cyangwa se uri gutura imibu bya buri kanya ibyo rero ni ibintu sometimes bibangamira abantu cyangwa se n'abantu bamuri kumwe abantu batabyihanganira ikintu kunywa ibinyobwa bisembuye nk'urugero fanta ntabwo isembuye mu buryo alcoholic ariko hari amaproduit aba arimo atuma umuntu nyine agira umwuka mwinshi nko mu nda gahoro wumva ushaka gutsepfura wumva utura imibu buri kanya rero bigatuma nyine gutsepfura cyane cyangwa se utura imibu cyane cyane ikintu kunywa byinshi cyane urugero nko kunywa amazi hari igihe narabwiye ngo nta muntu unywa amazi niba ari litiro ngayinywera icyarimwe no uyifata buhoro buhoro step by step nta muntu unywa niba uri kunywa fanta ugahita uruhayo icyarimwe niba uri kunywa mitsingi ugahita uruhayo icyarimwe icyo gihe bigutera gutsepfura cyangwa se no gutora imibu cyane so babyiza ubinyweye witonze kugira ngo wirinde ibyo gutsepfura cyangwa se gutsepfura kuzana n'ububabare ikindi akenshi ikintu kirabatangaza rero kuri iki cyo abantu batazi kunywesha umuheha buri kwifasha yes kugira ngo ikinyobwa kibute cyangwa se umvuna ryohewe hari abantu kunywesha imiheha biryohera ariko nanone bitera gutsepfura cyane bifite n'uburibwe so rero kunywesha imiheha nanone murumva ko atari ibintu byiza ikindi no gukoresha no kurya shikarete igihe kinini bituma nyine utsepfura cyane bitera n'igipfu gukoresha chewing gum cyangwa se shikarete bituma nyine bituma ubabara igifu bigatuma utsepfura cyane bigatuma utura n'imibu cyane so rero kurya shikarete cyane bituma umuntu atsepfura cyane ikindi indwara zo mu gifu zitwa acid reflux cyangwa se indwara yitwa gastroesophageal gastroesophageal reflux diseases ni indwara zo mu gifu nyine hari ukuntu acid igenda yizamura imeze nabita nko kwegosora igenda iva mu gifu nyine izamuka bigatuma nyine umuntu atsepfura cyane so iyo ndwara yitwa gastroesophageal gastroesophageal reflux diseases nayo ni indwara yo mu gifu nyine ituma ibyo bintu byose bibaho cyangwa se ushobora no kwita acid reflux rero nayo iri mu bintu bituma nyine umuntu atsepfura cyane cyangwa se agatura imibu cyane ikindi no kunywa inzoga kenshi kunywa inzoga byo ntabwo wavangura bibwira abantu ngo babicikeho kuko inzoga ku bantu benshi sigari rifije umuntu ashwana n'umugore cyangwa se n'umugabo we agahita yumva ikintu kiramukemura ikibazo n'agacupa iwanyu baravuga ati kudashaka se kugize imyaka nta mugore uzana ntacyo werekana agahita yumva rifije n'icupa nyine kunywa inzoga bisigaye byarabaye kiritire utapfa kurandura gutyo nuko ubyigaho no kubyitondera rero kunywa inzoga kenshi cyane nabyo bituma umuntu atsepfura kandi umuntu utsepfura yanyoye inzoga aranaruka ni ibintu bisanzwe uraruka rero kunywa inzoga kenshi cyane nabyo cyangwa kunywa inzoga nyinshi ntabwo ari ikintu gishobora gutera umuntu gutsepfura cyangwa gutura imibu cyane ni stress cyangwa se no guhangayika urahangayitse stress ni imbarutso y'ibintu byinshi niyo mpamvu bishobotse gira ukuyirinda ugira ukuyimanaginga kugira ngo wirinde stress terizo ku gutsepfura gutura imibu stroke kubura urubyaro nyine gutinda gusama kubura imihango sometimes rero
stress iridinga ku bintu byinshi. Ikindi ni ukurya ibiryo birimo gaze nk'amashu, ibishyimbo. Hari ukuntu by'ibishyimbo ugatura imibu cyane cyangwa se ugatsepfura n'amashu. Urugero ngiye amashu, nanjye amashu antera ikibazo, ndayakunda ariko antera ikibazo. Yaba ari amashu asanzwe, cabbages, broccoli, broccoli, ahubwo ikintu cyiza mbona ni spinach cyangwa se shushinwa niko twe mu cyaro tuzita, ariko amashu arimo gaze nyinshi nyine atuma umuntu atsepfura anatura n'imibu myinshi. Ikintu ni ukunywa amata ku bantu bagira ikibazo, iyo unywa amata utabimenyereye nyine uratsepfura, ariko hari n'abantu batsepfura bakivurisha amata, it depends na nature y'umubiri wawe. So ibyo ni ibintu icumi bitera umuntu gutsepfura cyane no gutuma imibu cyane, ariko bizana n'uburibwe. So niba hari ibintu kimwe cyangwa bibiri waba wizemo cyangwa se mu byo ukunda gufata bikagutera ibyo gutsepfura no gutuma imibu cyane, urabimenye, wibuke ugomba kubimanaginga. Niba utarasubscribinga, do it and share to others, sharing ku bandi.